uhaye kaze wowe ukomeje kudukurikirana kubana natwe kuri Mukanzu TV. Iyi ni Mukanzu TV, nyita Mukanzu TV. Uhawe ikaze tubane tano kwa tano kugira ngo ubashe kumva byinshi cyane tuba twaguteguriye. Musaba kandi gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibyiza byinshi tuba twaguteguriye bijye bikugeraho mu bambere. Uhawe ikaze, karibu twibanire. Ni byinshi cyane tuba twaguteguriye, aho muri aka kanya hari inkuru ziba ziragenda zicicikana hirya no hino. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo uyu mwanya ngiye kuba nakugezaho imwe mu nkuru yari maze imisi irimo iracicikana, ni nyuma yuko hari video ndetse n'amakuru yagiye atambuka avugwa ku mama wambuwe n'abajura muri Nyamirambo, mu murenge wa Nyamirambo habereye urugomo, aho umama yarimo aritahira masaha y'icamusa cyane mugoroba maze yamburwa n'abajura. Abajura rero ibyabo byaje kugenda gute, ni uko bigiye gusobanurwa muri uyu mwanya. Gusaba gukomeza kuba natwe bityo ukumva uko operasiyo yagenze kugira ngo bamwe mu babigizemo uruhari bafatwe, aho amakuru yaturutse polisi kibitangazaho. Yes, wino ubane natwe, ni Mukanzu TV, n'ahandi wabikura ni kuri channel yacu. Komeza kuba natwe, ni karibu. Yitwa Gatari Edimo, uyu nguyu w'ibumoso atuye mu Nyakabanda, afite imyaka 38. Roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramurika mukubita hasi, niwe wabikoze amakashikoshi. Yo hagati wambaye agapira k'ubururu, niwe wambaye cya gipira ni nawe watemye ijosi ku kuboko no ku maguru uriya mudamu. Niwe mwabonye mutema nawe wabonye wiruka. Yitwa Hakizimana Jacques. Uriya wa mbere yitwa Gatari Edimo alias Black. Amaze alias AK bayita AK bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye abe yakwitonde. We avuga ko acuruza butike. Hakizimana Jacques yaho hagati ni alias Claude, ari naho bamuze nka Claude. Niwe wati niwe ufite umuhoro, niwe mwabonye anawusha mu gipira ryambaye. Atuye afite imyaka 33, atuye ku Kivugiza, avuga ko acuruza tofu. Uwa gatatu uhirya wambaye agapira kari ku murongo ka Nike yitwa Jean Paul Rurangwa alias Mucezaki, Tunyarufunzo Mageragere, afite imyaka 40, wacuruza scrap. We rero uye muri kiriya gikorwa ni wateraga amabuye abaje gutabara, ni nawe wateye amabuye imodoka yavuzaga amahoni igira birakunga. Urumva ko baje buri muntu afite rero uye muri kiriya gikorwa. Bose bafashe amatsa atandukanye, bajya mu bitandukanye ahantu hatandukanye, kandi uko twafataga umwe ubundi abandi barabimenyaga. Bivuze ko barakurikiranaga kuko bari basize babwiye n'abadamu babo ko sinzi ijambo bakoresheje, ariko bari bamenyesha amagambo yabo ko ibintu bitaneze neza, bari bashakishwa, abantu bari bashaka batari barangira ngo birumvikana ko bari bazi icyo bakora kizwe. Ndumva twabatureke aho ngaho, yenda ibindi turabivuga no mu kanya. Champagne suka abahungu Nyarugenge bararakaye. Iyi ni Mukanzu TV, reka mbanze nanjye nise nkutambutsa ubutumwa kubo bugenewe. Nababwira ngo burya uko byagenda kose ijisho rya leta y'u Rwanda riba riri hose. Nimabona kubwira ngo irinde gukora amakosa, abishora mu bikorwa bibi umenye ko atari byiza, bajya vuga ngo ngaruka y'icyaha ni urupfu. Iyi saga cyangwa se ibi byasakaye ku matariki 11 z'ukwezi kwa 9, ndetse nkuko umuvugizi wa polisi uko abitangaza avuga yuko aribwo nabo bamenye ku itariki ya 11, nkuko n'undi polisi ihora mu kazi kabo ka buri munsi abisobanura agira ati twebwe niko kazi kacu, ndetse ni nayo mpamvu abose babashije kuba bafatwa. Nkubwira ngo komeza kuba natwe, iyi ni Mukanzu TV, ukomeze twibanire maze ubashe gusobanukirwa byinshi cyane bigiye bitandukanye byerekeranye nuko operation yagiye igenda kubijyanye n'aba bagabo bakoze ibibi babikorera umumama warimo yitahira. Ubutumwa bwo ni bwishi, ndetse mwisabira gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kwibanira muri byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ni Mukanzu TV, nyita Mukanzu TV. Niba kunze uburyo dukoramo, kora subscribe, udusangize inshuti zawe, ukanze share, uduhe igitekerezo, ukanze comment. Ibyacu rero nakagaruka. Sante sana. Bayavuze ko byinshi, ndetse natwe na polisi aribyo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara, umurenge wa Nyamirambo.
namenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira twebwe twari twarayijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu uwitwa Gatari Edimo ariwe alias ndashaka amazina yabo bakoresha, alias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul alias Chezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40. Bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara kuko ntatuye hari hafi n'umusigiti muri Rwampara. Uko naberetse mbere, umwe muri bo ari we Rurangwa Jean Paul bamaze kumufata amukubita hasi, amwambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi telefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude niwe wamutinye n'umugabo. Uyu rero Rurangwa Jean Paul weroroye kwari gutera amabuye no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa kamubashakira amazina kugira ngo amazina ndafite, Maniriho Theogene. Habari Maniriho Theogene mu by'ukuri neza kuvuga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara uyaje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, marabonye ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara barinze, bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo baravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko nabibasobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bavuga ko ari abadamu wabo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu ukiye mu gitondo barababwira bati uyu munsi dushaka ni mu gihe cyo mu mubwira ari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane. Nabo bamaze kubona utuvido dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworoshye. Ubwo rero umuntu twakomeje kubashakisha dufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru. Byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 za nimugoroba tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu, bose bafunzwe muri gereza kubera ibyaha bitandukanye. Ndenda mbanyuriyemo Hakizimana Jacques alias Claude yaravuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2, yarakurikiranye icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa undi wafashe uriya mudamu, nawe yaravuye muri gereza aho yarakatiye imyaka 3 akurikiranye icyaha cy'ubujura no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari mu Rwanda baraho gusa, we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza gusa, ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka ufite y'ubugizi bwa nabi imyaka 5. Ariko turacyakoresha gushakisha kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana iri joro rikeye, afite umugambi wo kudekira tayari. Sasa ibyo twaje kubagezaho nibyo ngibyo. Kinabwira nuko abasore b'inyarugenge nyine bose arakaye, ariko ni inkuru nyine idashimishije kuri Uwase kubera ibyamubayeho, ariko bikaba binashimishije kuko ababigizemo uruhare ubu ngubu bari mu maboko y'aho bagobye kuba babarizwa n'ubundi. Ubu dushaka twavuga ngo irondo
ririmo ragenda ryivangura n'abajura. Aho ni Mukanzu TV, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ibyacu ubashe kujya babibona umunsi ku wundi. Hasta la vista, ibyacu nakagaruka. Tubonane mu kanya mu yindi content. Turahari ku bwawe. We for you. Ciao ciao.